Good morning, my people. Welcome and welcome back to my channel. Abashyashya hano, welcome. Abasanzwe, welcome back. Umva, ubu ngubu rero Noheli yageze, tugiye kugenda, tugiye gufatanya urugendo rwo kujya Nancy. Tuzayirira ahantu mu mujyi witwa Nancy. Let's go together. And ejo nabwo tuzafata urundi rugendo kuri Noheli tujye i Paris. Tuzajyana ku kibuga cy'indege kwakira umuntu wanjye. And see you then. Nahamukanya tugiye. Okay, Imana imfashe sinibagirwe ngo ni gukora vlog ngo mbyibuke ngezeyo. Yewe umva urafite yuko umuntu atwara, urumva bituma yibagirwa, bituma nibagirwa sirtungiye, bituma nibagirwa. Nabuza numbuzi na kamera. Mwari mumeze mute? Mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Yesu azabane namwe muri byose, azabayobore, azababere ingabo ibakingira, imirimo yanyu mwerekeje amaboko yose izahirwe n'umwami, kandi ntimuzagira icyo muboborana. Let me tell you, ndishimye cyane, and I feel like ndavuze ariko reka twijyanire muri Noheli. Muri Noheli twijyanira muri Noheli, and ndabakunda, but my God loves you the most. Reka tujyane murebe skin yanjye. Allo nukoresha ibintu biri simple, iteka ryose skin ira popping. Umva iyo ndi kuryama amasaha menshi mba nsa neza. Ariko nari kuryama ella mba nsa nabi, dore kuzuba ni gutya, ahatari izuba nsa gutya. Murabona ko it's good. So stay tuned, tujyane noneho tuzabane muri iyi Noheli na bonane. Yes, muri iyi video turabonamo ibyo kuva iwanjye tujya aho ngaho tuzarira Noheli, and izindi zizajya zigenda ziza. Stay tuned. Kandi nimba utarakora subscribe, what are you waiting for to subscribe? What are you waiting for? Ukore subscribe. Ndabakunda. So tuze kubana muri uru rugendo. Reka ngende vuba ntaza gukererwa nkagera bwije. And bye bye.
twebwe rero turahagurutse turagiye turi mu nzira tujyane murebe ahantu turanyura hose. Isaha turagereraho Nancy umva mbese Noheli igiye kuba Noheli nziza pe. Uyu mwaka twawutagiye neza tusoje neza twagizemo ibihe byiza mbifurije umwaka mushya muhire mwese. Ubwo rero mugire umwaka mwiza Noheli nziza muryoherwe. Yesu yatuvukiye harya Noheli Yesu atuvukira nangize ngo ni Pasika. Pasika ni izuka rye aro umva ndi umukirisitu ariko ntacyo icyo nzi cyo nuko tujyanye mugire ibihe byiza mwinjoyinga urugendo rwanjye murebe ukuntu ngiye kubabwira ikintu cyantangaje muri ibi bihugu. Ibi bihugu bibamo winter nyine nini cyane atari nk'iwacu umuntu aba yifitiye agaklima keza. Ibiti mu mbeho bicira amababi agashira nta giti wapfa kubonaho amababi. Mubirebe muri ko natari inkwi zo gutashya mu zuba nibwo bimera amababi. Njyewe narumvaga byakabaye biri contraire numvaga mu zuba byakabaye bitakaza amababi kubera izuba nyine bikuma. Noneho mu mvura nako mu mbeho amababi akaba ari menshi. Byanyeretse ro contraire ndatangara. Ibyo bintu byarantangaje simbizi nimba nabandi bajya babyitaho ariko ngiye byarantangaje cyane cyane. Ariko mba tugeze ahantu hitwa ngo iki kanze mbabwire hitwa Bagnols-sur-Cèze. Turahagera mu mwanya mu birometero 23. Hano ntago nzi ukuntu yitwa yewe ningera mu ka centre ville ndahita mbabwira ukuntu yitwa. Numva abantu ni bakeya mu muhanda twizere kuri urugendo barakomeza bakaba bakeya kuko izuba dufite harasa neza ariko imbeho ni nyinshi. Ariko nyine akazuba uri mu modoka ntabwo imbeho kugera numva yesabane natwe muri urugendo nabo dusuye nabo dusanze abane nabo umva mana yanjye mbifurije 2026 nziza muzahaye muronke. Abantu mwese mufite intego muri 2026 Yesu azabafashe kuzigeraho and nanjye azampe kuzigeraho kuko nshaka kuba umuntu ukomeye urusha undi we. None ndashaka kuba undi muntu muri 2026 nkazayirangiza nayo mfite andi mashimwe nk'aya ngaya aruta ayo mfite none. Uyu mwaka nari mfitemo icyifuzo gikomeye Imana yaragisohoje. I was home, I was with my family. Oh my goodness, that thing niyo top notch y'uyu mwaka kuri njyewe. Ibintu Imana yankoreye muri uyu mwaka ni byinshi. Hari ikindi kintu nayisabye nacyo yankoreye ewan bit mbese ndi mu mashimwe ndi miguruko. Abantu rero mutagize amahirwe yo kwirealiza inzozi zanyu muri uyu mwaka Nyagasana zababere byose zizabere yarize muri uyu nguyu. Nzabasengera cyane namwe muzazigereho. Reka dukomeze uru rugendo ubwo turakomeza mpaka tugezeyo. Ariko ntago nabaha video y'amasaha 6 ni menshi cyane. Turajya tugenda tuvaho ndagenda mbereka ibintu byiza ndi bubone byose mu nzira. Dore ahantu tugeze ni mu mujyi witwa Saint Marcel de Carré. Niba ari Carré mu nsomere ririya jambo tunyuzeho kuko njyewe rirananiye. Ni akajyi gatoya ni akavirage pere biri hagaraje ukuntu ingana n'inzu. Yewe dufite agahe keza hari akazuba ariko umuyaga yewe ngo mutahe. Tayari twagasohotse muri gato ni umujyi muto cyane nta kigenda. Abantu b'iwacu muze amapironi muze mwegere hino mbayereke amapironi we murayibuka ukuntu bayakuyeho murayibuka dore hano amapironi aracyahari niyo atwaye insinga n'amapoto nyine. Munyamara byari ijoro iwacu baba barayaretseho no
reba umurongo akoze ugenda iriya ukazamuka iriya twaye amashanyarazi ngiye kuyabereka ndabonye ndavuga reka mbibereke ariko abantu babizi amapironi ni ugutwara insinga gusa cyangwa haba harimo umuriro uko habaga handitseho ngo danger de mort babaga bari kugira ngo tudacokoza insinga cyangwa haba harimo umuriro abantu mwize electricité comment down below mutubwire ukuntu bigenda umva tugeze muri uyu mujyi bayita Bagnole centre oh la la ariko imijyi hano ni mito cyane n'ukuri utwara amavirage menshi aha hantu twigeze kuhaca ndayibutse umva gandebera twinjira mu mujyi tukanahita tusohokamo we ibyo ni ibiki ni hasi ye baba we turacyawurimo guhera umuhanda yabo irimo igihe ahantu ambasade cyangwa ubwongereza ubufaransa Espagne durururu Oh Peppa Pig en français. Peppa Pig en français pour moi. Ok abafaransa iyo bumvishe mbavuzeho barakomanda ngo Peppa Pig mu gifaransa dore akabisi kabo Peppa Pig en français. dore ya madarapo nababwiraga kuki nta Rwanda mbonyemo tuba twumva twabona idarapo ry'iwacu ahantu hose hano hasi harimo umugezi mba nkuberetse ariko sinawubona do nguriya ye noheli mwabonye amasapa ntabwo ari natirere kabisa ni amafeki amanatirere mwana ntabwo bayajara ngo bayavemo keretse bayateye kandi iyo bayateye arakura ntabwo ahagarara ngo azarindire noheli umva kandi uko noneho ni umujyi munini utu dutara twabo ukuntu dupanze hano ku murongo nijoro byaka byaba bisa neza kuki batashyize impande ebyiri ze n'ukuntu ari udutara dutoya mwana wa rehaye de tre uzibonye hehe makisa tuvuga ngo hariya ntaza ndi kubona ino bisi imeze nka kabane bebe umva iyi ni Bagnole dore McDonald's yo umva reka tugende wi dusohotse muri wa mujyi twinjiye ntabwo bisomye dufashe umuhanda turakomeje arahagaze none umva ya hari umuyaga mw'abantu hari izuba ariko umuyaga n'imbeho ubundi hatari imvura haba hakonje bien fresh haba hakonje urabyumva ukavuga ati okay we bino biti kuno biri hano n'ibindi hano umuntu yabibonaga ku mafoto numva ukavuga ati yo uzi ibintu bibaho ariko nageze hano mbona ahantu henshi batera ibiti bizengurutse umuhanda ukabona biri jori aha turi Saint-Nazaire Nantes ariko nyine se imijyi iritiranwa dore bya bintu nababwiraga by'ukuntu amababi ashira ku biti ngamurebe do habe n'ibabi habe n'iry'umuti wahabona comment down below dore hano aha hantu twarahaciye nahibutse abantu batuye mu biti
umva abantu benshi ntago bari kugenda. Imana idufashe dukomeze tugende niba atari kugenda kuko ni mugoroba bari benshi. Hari babarangiza gukora uyu munsi turi le 24, harimo abarangiza gukora le 24 bagahita bataha nimugoroba, bagahita bataha iwabo bakajya mu manoheri. Oh my goodness, Imana baduhushe. Imana baduhushe kuko murahagarara bushika babusho. Aka kazu kari keza. Twakarenze. Oh my. Ako mu muhanda turimo ça roule bien. Nyine haragendeka fresh n'abantu benshi. Reka turebe ko turagera ariko bikimeze nuko tutaragera muri autoroute. Je pense turareba ukuntu biragenda amasaha amaze kwigira imbere kuko dufite amasaha ya 5 imbere yacu. Ubwo turagera saa 12. Haraba hatangiye kubana. Imana idufashe. Kazuba gatuma umuntu agera ka video keza. Murebe kano kazu karaha. Barayimenya ariko umva sitwaherukaga gutemberana. Ubu ngubu mwicare hasi tugende, muze hano mwigire hino atagira n'ubuje. Yo umuriro nushaka ushire turongera ducaginge, ariko uyu munsi we have to go together tukabana mu rugo tukagera nayo. Umva muri ready? Are you ready? Are you even ready? Cyangwa ni bimwe byanyu muri ready? Muri ready? Ready. Umva mbabwire kubera iki hano bakunda gusakara gutya bebe. Ayayayayaya uyu mujyi sinzi ukuntu witwa Opena. Oya no Opena. Nagari Opena. Oui. Maman, regarde-moi. Il y a le truc qui tourne. C'est vrai, il a les aérodrones, oui, bravo. Bébé, hariya ni aérodrone. Nta nubwo mbyibuka nyibutse. Ni aérodrone. Siko nanjye nazibonye. Marsa ugira ijisho? Ni hano. Hariya hirya hajya Opena Park. Tugiye kwinjira muri autoroute. Tugiye kwinjira muri autoroute. Oui. Regardez le petit château là, il est joli. Après on va voir aussi un truc dans l'aéroport qui tourne. Oui. Bah, ça s'appelle éolienne. Nari mvuze ngo aérodrone. Alors Maman, on va voir le... Ah, regarde la rivière. T'as vu? Oh là là. Regardez le château. À l'aéroport. Ahantu si uhibutse. Ntaho nibutse. Nanjye ndahibutse no kuhagera rwose nkahita mpamenya. Là-bas on fait la piscine. Nari ndi kuvuga ngo tugiye kujya kuri aéroport gute? Dore bya biti n'ababwiraga fresh biri ku ruhande hagati harimo umuhanda. This is so cool. None ubu ngubu ntabwo nta mababi ari. Iyo hariho amababi bebe twaciye ubushize hariho amababi. It looks good. Ay. Hello. Babiteye nyuma yo kwimuhanda ukozwe. Ntabwo byari gukunda, nibaza barabiteye umuhanda wararangiye. Ibyo nibaza. Cyangwa se bakaba barakoze umuhanda ari bitoya se. Ari bitoya suko wabitera gutya babiteye umuhanda urangiye babitera ku muhanda kuko umuhanda ugiye. Ariko biramaze igihe. Kuko ni ibiti bisa n'ibikuze. Bimaze igihe ariko n'umuhanda suko wamenye umuhanda ufite igihe ahita ufite cyane. Umva bari kuyumva njyenyine, you have to talk louder. Motte du Rhône, ni hano hitwa la Motte du Rhône. Mugiye kumfata ngo aho ni he? Ni muri France ariko muri sud de la France parce que là sinakubwira ngo ni ahangaha hitwa gutyo nyine. T'as vu? Regarde la petite église là. Même il y a la cloche. La cloche, oui.
Pour que ça. Bah, ouais, c'est pas l'air. De faire ding dong. Reka dusohotse muri moto rouge. Ngo twinjiye ahantu ntibuka. Yes. Ben, c'est pour signaler l'heure de prière. De prière. Non, c'est l'heure de prier. Quand ça sonne, ça veut dire qu'il est temps de prier. Mais à l'école, c'est pour sortir. Hein. C'est différent. C'est à l'église que ça fait. Que ça sonne pour. Dore ya mapirone. Mwabonye biba biri ijoro igihe mba mbona amapirone ari meza. Yes, ngirindi. Dore hano. Yes, bigize umuryango muremure. Les rails, je pense. C'est les rails, Max. Mais sont les rails. Là, au-dessus. Oui. C'est le pont. Au-dessus du pont. Regarde les éoliennes. Attends, je vais te le montrer. L'avion. C'est vrai. La vie. Regarde là, il y a les trucs qui tournent, tu vois? Les éoliennes. C'est quoi, n'a pas vu neza byagenze gute? Les éoliennes là. T'as vu? Ça tourne bien. Parce que c'est Il peut casser C'est quoi? costaud. Maman, il peut casser quoi? C'est pour tourner, pour créer de l'électricité. Oui, c'est comme le monde de l'aéroport. le vent. Ça indique la direction du vent. Oui, comme l'aéroport. Ok. Ah, c'est que tu as montré à ta tata? Yes. C'est ta copine, elle? Alors, c'est ta tante. Et demain, mais mon garçon, c'est tonton. C'est ton garçon. Wow. Oui, maman, tonton, c'est ton garçon. Regarde l'éolienne qui est costaud. On va bien le voir. Reba, wayibonye? Reba hariya imbere. Masa, tu vois pas? Dore iyi ngiyi niyo yitwa éolienne. Urukanta. Muri ino nzu we kubera iki? Eleula. Hano turi ntabwo nzi ukuntu hitwa. Umva. Hano rero ndi kubura ukuntu mafatira kubera ikirahuri hari kuzamo telefone ariko tugiye kugenda mu kanya.
yo Galakit. Ngiye kubereka rero ukuntu tugiye kwinjira muri autoroute. Tugiye kwinjira muri autoroute ya A7 A7 igana Lyon. Yes, uko duca Lyon tujya Nancy. Yes. Ariko ntabwo duca muri Lyon centre, duca muri centre ya Lyon cyangwa duca ku ruhande. Okay, dore ukuntu binjira muri autoroute. Muri kureba, dore ngiyi autoroute, murebe vitesse biba biriho hano. Ibiri ku 130, tuvuye muri 80 tugiye kujya ku 130. Bigusaba gukora attention rwose, ukinjiramo neza utuje. Urumva ubu twageze muri autoroute. Mwabonye hari ahandi ukuntu hari imodoka nyinshi. Ibyo bibamenyesha yuko muri hehe, muri Noheri. Alo umva, ubu ngubu turi kugendera kuri vitesse y'130. Mwabibonye? Yes, ko biri flow. Reka tugende rero, dukomeze tujyane. Dore izi eolienne, ibi bintu ni binini, mana yanjye. Ni imigogo, uri kukareba kariya kari guturuna ubona ari akantu gatoya, ariko ni imigogo byataje. Maxence, t'as vu? Wow! Ibaze kugendera kuri vitesse y'130. Iwacu maximum ni kangahe we? Ni 80? Hari ahagera 100 se? Ijana ntabwo nase hari ahantu twigeze tugendera ku 100 buriya. Nahanshi ni 80. Ariko mu ntara ni 90 no? 90 ni 80. I don't remember. Aha hantu mubonye hano haba hari ahantu abantu baruhukira baparikaho ibikamyo, haba hari ibikamyo, hari imodoka zisanzwe, mu gihe umuntu ananiwe cyangwa uri gusinzira urahagarara ukaruhuka, ukaza kongera ugafata umuhanda. Voilà. Ngo ubu Faransa mwumva mu magambo. Tubutemberane, nzajya mbatembereza aho nshoboye kugira ngo mumenye isi, urumva, mumenye Ubufaransa. Namwe muzakore YouTube, muzajye muntembereza ahantu mutuye kugira ngo twungurane ibitekerezo, sibyo? Kugira ngo dusohoke muri iyo autoroute turagenda ibirometero 150. 150 turabigenda turi kuri iyo autoroute. Ndakora ibirometero 150 turi kugenda ku 130. Can you believe ukuntu hangana aho hantu? Ese muri kumva umuvuduko w'130 wari wo? No kuvuga ngo ni direct ni shwe. Alala. Ngayo nguko rero tujyane rwose, muze tujyane. Reka mbereke imijyi iri hano hafi. Sinzi uko yitwa. Ibi bikamyo ntabwo babyemerewe kurenza 90 kuri autoroute. Bigenda kuri 90 maximum, kandi uriya muhanda wo hirya nibyo biwugendamo biwugumamo kugira ngo bitaje n'izindi modoka. So let's go. Dore uraza kusanga ibikamyo byinshi biri kuri uru ruhande, ahangaha mu muri aka gahanda ko ku ruhande rw'iburyo. Ari kureba. Maxence, regarde le pont là. Il est joli. Au-dessus, il y a les rails, oui, t'as raison. Bravo.
ngamurebe akazuba mberetse mu kanya murebe uko ikirere gihindutse igihe kiri pipolere kiri aho n'imvura ahubwo igiye kugwa ariko narumiwe aka kanya ayayayayay yewe se inadmissible kasi impamvu nababwiye ngo habaziruka murebe amapine ubu uri kugira ngo ntari no kugenda ngiye kubereka amapine z'imodoka ziri ku ruhande muraza kureba do wanya ngo ari kwisubirira nk'inyuma bebe bashyize amakamera menshi mu muhanda apana amaradari kamera nyine ziri ku mapoto ni nyinshi maze kubona baraba bari kugira ngo bacunge impanuka sibyo ra dore ahantu imvura itugeze yewe ntiyataye imbere ho nta n'ikintu mwaba uri kwirebera ni imvura yigendera wi umva nifutse kuko imvura yabaye nyinshi kumva aha tugeze tugenda mumeze mute mwebwe muri gupanga kuri hino heri urari gusinzira ariko yihagazeho aya mazu ko ari menshi we ngira ngo ni inganda si amazu yo kubamo dore imisozi twagiye dore tugeze kuri Rio Centre
aha tugiye kwinjira muri Lyon ngo hari busho bebe. Maman, Oui, pourquoi le train fait ça? c'est parce qu'il est sur les rails. On va. Tugeze muri Lyon, 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 Lyon. Lyon. Muri agglomération lyonnaise. J'ai tout dit. Dore amaferuje ya trena yo hejuru mubona. Sinzi niba muyabonye neza. Ubwo tugeze kuri 90 tugiye kuyinjiramo fresh. Fresh. Reka no ku ruhande niho ndikubona hatuwe. Mba twagiye turi muri Lyon. Iyi niyo Lyon mwumvise mu nkengero zayo mu nzira umuntu ariko haca agenda. Kubera ko umuntu aba arimo gutambuka aba barakontorona uyu mujyi nyine akaba ariyo bashyira imihanda, ntabwo bagucisha muri centre rwagati kuko centre rwagati nibaza hari juri beaucoup plus joli que ça mu bunini. Nyuma ya Paris Lyon niyo nini aba Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, hagakurikiraho Nantes na za Bordeaux n'ibindi nabyo. Oh, okay. Sinari mbizi. Maman, je vais aller là-bas. Où? Là-bas, Au McDo? oui. Avec tonton. Je vais aller dans l'autre McDo. Je vais aller dans l'autre. Umva. Noheri. Nanze gutwara. Nanze gutwara mwa bantu mwe. Nakomeje kwibera passenger princess. Dore ngo iri ya Paris ijya muri iyo centre cyangwa ujya muri Geneve ni hepfo mwabibonye. Halo tudukamya noneho two mba ni ama industry kabisa. Uru ni uruhande ruri inganda hepfo no haruguru. Dore umuhanda ujya Geneve sasa ngibi y'ibyapa. Abari kujya Geneve bari gusohokera hano hariya. Mwabibonye baragiye muri Suisse. Natwe dufashe hano turakomeje mu muhanda wajya Paris. Surasohoka se sasa turi mu mujyi, nta kuntu nahaguruka ngo mbereke hose ariko ya hose mu mujyi muri kureba. Uno mugezi ni munini wabaye mwinshi na Izi ni za zindi zigiye Geneve. Iyi ni hoteli
yayi bisi ntabwo muyibonye neza dore iriya yote bebe buno bwato babwita yote harya ni yote ni yate ni yate dore kano kato regarde le bâton. T'as vu? Il est costaud. Dore ino nzu architecture yayo ukuntu ari nziza. Oui. C'est en ville. Oya, c'est une caméra. Je sais pas. Uno mugezi hano ntabwo usa. Harimo uwanduye n'uri propre. Wabibonye? Uno mugezi ufite amabara abiri atandukanye muri kuyareba. Blue and yellow, like yellowish. Biriya bintu nibyo kureba aho ugeze. Uburebure. Oui. Dore ino nzu mwayibonye buri gihe tuyicaho ngaca munsi yayo. Ariko nituzamuka ndahita nyibereka fresh. Tugiye kuzamuka nyibereke neza. Ko ubushize twaramanutse ndibagirwa kuyinyuraho ngo nyibereke. And right now I'm gonna show it to you guys. Okay? Mwayibonye? Mwayibonye? See the house. Bayita musée de confluence. Oui. Le manège est pour moi. Un manège pour toi. Oui. C'est Le bien. manège de moi. Iyi ni musée de confluence. Oui. Niko bayita. Il est Umva iri ifite architecture yihariye. disparu à côté de la maison de l'eau. Dore hano hasi sasa. Dore manège Maxence uyavugaga si grand. Maxence c'est immense. Hein? Oui, ça c'est mon manège à moi. Izi bisi iyi ngiyi igiye kutunyuraho zijya mu bindi bihugu. Nyine ikaba yava mu Bufaransa ikajya mu Bubiligi ikajya mu Budage ikajya mu Busuwisi nyine irazenguruka bayita gutya kandi ntabwo zihenda muzajya muzitega mugende niba nta modoka muba mufite cyangwa ushaka kwigendera mu mudatwaye mwumva urugendo ari rurerure. Uyu mugezi bawita gute? Nari narambitse fone ntari nakupa. Ndori izi batima we ariko ziratuwe ko ari meza niba ari ama residence ni meza anzu minge mbereke you see you guys see ni meza no uno mugezi tumazeho akanya. Dore ya bisi nababwiraga yitwa Flixbus. Izi residence ziri hano ni nziza zifite na balcon ijya kuba nini ni heza muri Rio. Turi kuharebera ku ruhande. Dore ya modoka batubwiye ni iyi ngiyi ikondana. Dore Maxence regarde le train là. T'as vu? T'as vu le TGV là qui passe? C'est Wigo. Non, guarda Wigo, ni Inouï. Inouï. Ah, t'as vu? On va passer où? TGV Inouï. T'as vu le train? Est-ce que tu le vois mon cœur? Là-bas. Tu vois le train ou pas? Regarde de son côté. Il est là. Tu vois? Tu le vois encore? Tu l'as vu? Ça y est. Il est là. Il avance. On va passer où? On va passer à Clermont-Ferrand. Qui? Non, à Paris. À Paris. Déjà, on est à Paris. Déjà. Non, ici c'est Lyon, mon amour. Pense. C'est fort. Hano twahanyuze ubushize bebe ndahirwa. Wow, yanze umuntu anyura munsi urayabati. On passe à Paris. On va passer dans le tunnel. C'est un petit tunnel, c'est pas long.
Oui. Ça bougeait pas, hein? Ça pourrait pas avancer. On doit attendre un peu. On peut passer. Umva turi kubuja nk'ugahinja none dore turi kugenda gake fone yanjye irentereje igeze hano hari urumuri ruke yicana itara narakirigitwaga ariko byarashize Shize ubwoba. umva dore iyo sasa dore amazu ngo Paris mon bébé on n'est pas tout déjà à Paris. Déjà, regarde les bâtiments, c'est les bâtiments de Paris, c'est vrai. Ah ouais, c'est pareil, hein, mais bon, on n'est pas à Paris. Qui sont trompés en vie. Bâtiment zimeze kimwe niyo mpamvu ari kuvuga ngo ni muri Paris. Ni muri Lyon. Lyon. Ah oui, je m'en doutais yuko turagera ahantu hari akambu. Saa munane we abantu bagiye muri Noheli kare saa munane ndebera bushu reba bushu kuri repesi reba aho hari umutuku oya wose ahubwo ni abantu ubwo umugani bavuye mu kazi bari kujya Noheli ati tugiye Noheli dutanguranwe na bushu natwe twese none tuzihuriyemo ikora iyo hatabura nuzi dore indi nzu we iteye special itagira idirishya abahungu bako barase si uruganda bashije kugira uti ururano uruganda ntabwo yaba ari inzu ziba zinyurwamo munsi gutya ziba zubatse ku buryo bukomeye ziresista dore iyi turayica munsi uburyo ziresista ariko ni uruganda bebe shaje nose ubu baba ngo ni inzu itagira idirishya je saurais pas te dire je ne sais pas du tout donc visiblement bayubatse imbere bayubatse inyuma bayubatse en même temps en même temps je sais pas moi naba nkubeshya sinzi niba muri kureba neza ndi kubona byabaye barayubatse inyuma kubera turimo muri tineri byabaye umukara none ntabwo birebeka fresh iyo ni ndende ntabwo ari nka yindi ni harehare tineri mara umwanya ungana gutya kandi iri kuri 70 noneho tineri ikaba irimo imihanda ibiri c'est génial c'est pas génial hari ukuntu tugera muri tineri hagati nkumva amatwi yanjye arajagaraye uzi ikintu kiba abantu bagira iyo insandi ibereye muri tineri c'est horrible udusorti twa sekuru tuba ari dutoya dore udusekuru two gusohoka natubonye utu duporotayi oui peut-être kubona yihuse dore indi ariko kariya wanyeretse bwa izi ni isi do sekuru mukera ariko kuyifungura iyo bibaye nyine gutyo byayirija bahita bakora ku buryo byifungura automatique ndebe rero tineri igihe twagendeyemo hajya gushira iminota 3 allo are you ready nta nubwo tuteze ku isoko ndi kubona umucyo bebe je vois au bout du tunnel umugisha ndawugutana turawusangira tututifaze ntabwo nabigukora naje voir la lumière au bout du tunnel ça y est tuyisohotsemo yes Davina ko twagingira uranga bah oui bien sûr wabikora rwose avec plaisir dore Lyon iminota 3 muri tineri can you believe ibiri kabisa ni n'amasegonda tuyamazemo
ngaho rero nimugende mujye gusura abantu muri Riyo. Abantu mutuye muri Riyo tuziranye Yambi Soso. Hari undi niyindi utuye muri Riyo. Ntabwo mbibuka mwese Yambi. Nibumva ntabibuka. Bazumirwa. Baba we. Lyon. Twasohotse muri Lyon. Kuko si turi gusohoka muri Lyon bebe. Ko twafashe route de Paris. Turimo kwisohokamo. Umuhungu wanjye ati Paris ntabwo turagera muri Paris. Utagira ngo tugiye kuri Tour Eiffel mwana wa oya n'ejo tuzajyayo. Umva mwabana mwe nabwe ngo twasohotse muri Lyon ariho tuyiririmo neza hagati. Turacyayirimo turi kuyizengurukamo nyine turayigenda nuko twigende dusohoke ariko ntabwo turayivamo apparemment. Ariko bebe njye ndabona tugiye kugera muri 3000 mètres turaba tugeze muri Clermont-Ferrand. No. C'est ça Turaba tugeze mu muhanda ujya Clermont-Ferrand. Turacyari muri Lyon rero. Clermont-Ferrand ni bindi kumara atari hano. Okay. Muri centre de France vers le centre. Villefranche. C'est quoi Villefranche? Nuko jyayo nyine. Ukagera kuri Villefranche ukagera. Kabona kugera muri Paris. Okay. Simbizi niba Villefranche ari French code. Ari kimwe ariko Birasa amazina. Iyo French yabo. Numva let's go. Twari tugiye gutangira gusohoka muri Lyon kuko tugeze kuri 110. Nabonye ubwo dusohotse neza muri Lyon. Uyu mwijima rero niwo uri gutuma na kamera neza. Keretse Yesu agize gutya ngo pyo akabacanya itara. Dore kandi kajye ntazi. Twinjiyemo. Umva mu kanya twishyuye 18. Aha tugiye gufata indi resi y'umuhanda. Wow. Aha tugiye gufata indi resi, indi facture yo kwishyura ahasigaye. Ahashize twishyuye 18 n'amasati manganye. 10 hafi aho. Hano tugiye gufata indi facture. Ndaza kureba yo turahishura. Ngiye kureba facture turi bufate. Turebe. Dore ukuntu bigenda. Dore. Ngiye. Bebe nta biciro bagishyiraho wa. Ndaguhaye resi. Okay. Kameze gutya ko dufashe. Ngo niba duha facture turaza kuyibereka. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es cogné? Comer. Chérie. Ufashe umuhanda turakomeje. Yarangiye ngiye kuri vola. Dukomeje kugenda bwije ku manywa pe. Baze ko ari saa 10. Nizere ko namwe mumeze fresh noheri muri kuyitegura. Ese we abantu mutiziza noheri n'abayizihiza muze mumbwire impamvu muyizihiza, abatayizihiza muze mumbwire impamvu mutayizihiza. Nimumbwire impamvu z'idini buri wese ambwira ubusobanuro bwe ku giti cye nk'umuntu mukuru nyine wakuze wifatira imyanzuro. Umbwire ngo kubera icyo utizihiza noheri ni kubera icyo yizihiza. Noneho umwana muri mwebwe utabisobanukiwe hari umwana ari kureba iyi videwo aze kuba tutubwira ngo ntabwo abisobanukiwe. Noneho rero
tuzamusobanurire why. Nanjye rero nakuriye mu muryango rwose Noheli tujya gusenga tukibuka ibyo byose byo kuvuka kwa Yesu, ariko utaruva ngo hari fete iri bube ataha tukarya neza bikaba birarangiye. Ubu naho ugasanga ni fete ni pati, ugasanga rwose umunani burashyushye, ariko Noheli wapi ugasanga ntabwo ihambaye nk'ubunani. None wowe iwanyu mwiziza ubunani na Noheli cyangwa ni ubunani gusa kurusha Noheli? Yo umuhanda uraryoshye, uracyagendeka, turacyafite umugisha. Hopefully birakomeza gutya, hopefully. Twinjiye mu mujyi wa Nancy, murebe ukuntu twinjiyemo bwije saa 12 wagira ngo ni saa 5 z'ijoro. Ubu rero ndatwaye, ntabwo ndi bubavugisha ibintu byinshi, mureke ngende nduhuke, reka mbatembereze gatoya muri Nancy. Reba hano hirya hari ama centre commercial, mureba aha hantu hose ni muri Nancy. Urumva rero ngiye kugerayo nganire n'abantu banje, nduhuke, mfite umwana nawe aruhuke. Ubwo rero noneho ndaza kubavugisha neza mvuye kuri vola kuko ndatwaye. Yes, see you. Tugezeyo, reka ntware tugereyo, ndabavugisha mbaseze. Ndabakunda, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ndabakunda cyane. Hello, umva nageze amahoro. Rero navuye mu modoka nzamura umwana, nzamura ibintu, ubu nageze amahoro. Turi muri Noheli, tumeze neza. God is good. Nizeye ko namwe mumeze neza. Rero mbifurije Noheli nziza, muzariye muronke, muzabe abo mugisha muri uyu mwaka, kandi Nyagasani abahaze kwifuza kwanyu. Ndabakunda, but my God loves you the most. Umva mbabwire, nagezeyo naniwe. Ubu rero ndarushye, ngiye gusoza iyi video hano, tuzasubira ejo. Nishoreje hano, mukore subscribe abantu mutakoze subscribe, ariko iyo mudakora subscribe umuntu kundeba gusa bamwumva atari kibazo. Mwihangane mukore subscribe ku buryo tuzarangiza uyu mwaka dufite 10,000. Why not? Umva murebe umunaniro n'ukuntu umeze. Turi kumwe, Nyagasani abarinde, ndabakunda, but my God loves you the most. Bye bye. Joyeux Noël.